Halo, Yesu ashimwe mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Aka kanya twongeye kubaha ikaze kandi tubabwira ko tubafitiye umutumirwa hano wageze imbere hano kuri kamera aje kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka tutabatindiye rero tubareke abibwire, nyuma yo kubibwira aradusengera akomeze ijambo. Mana ibaho umugisha. Nitwa Zaninga Christina Muranzi. Aha ni kuri channel yitwa Abahetsi Official. Hanyuma reka dusuhuze abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye badukurikiye. Reka tubabwire ngo ineza y'Imana ibane nabo. Yego. Hanyuma nguko babidusabye, reka dutangire dusenga. Ariko Christina, wongera ijwi kabisa kugira ngo abantu badukurikiye batagira ngo ahari turi kuvuga turwaye. Wongera ijwi. Okay. Hanyuma reka dutangire dusenga. Uwiteka Imana bane natwe. Amen. Mana turagushimiye, uri Imana y'amahoro kandi uri Imana yacu bwite, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ihambaye, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Reka muri uyu mwanya uri kubane natwe, ubwiza bw'Imana bubane natwe, wongere utugirire neza kandi wongere utwubake nyakubahwa Imana. Aha ni kuri channel yitwa Abahetsi Official. Reka udushigikire kandi ubwiza bw'Imana bubane natwe, izina ryawe nirishimwe. Urakoze gumana natwe kandi utugire neza, umve kwinga no gusenga. Ineza y'Imana ibane na buri muntu wese ugiye kumva amagambo yawe, izina ryawe rishimwe. Urakoze gumana natwe kandi uturengere mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu. Hanyuma tugiye gutangiza muri rya 45 uri kuvuga ngo iby'Imana ikora. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzino ku by'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzino ku by'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'ibyo wangeneye. Icyo wandutiye no kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wandutiye no kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nguko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu n'inamutugira. Uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu n'inamutugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro
bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Umuririmbyi yatubwiye ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko, yego, icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye kugira ute gukora. Imana itugire neza cyane. Umuririmbyi yageze ku gice cya kane avuga ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko icyo nzi neza, Imana itugiriye neza, icyo nzi neza ni uko tuzabimenya. Yesu atugiriye neza cyane. Ntabwo twabimenya byose, nta nubwo Imana igitanga amakuru yose. Hari ayo Imana ivuga, hari n'ayo itakubwira, ariko noneho reka ngubwire ngo Imana idufashe cyane. Umuririmbyi yatubwiye ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko icyo nzi ni uko nzabimenya. Imana itugirire neza. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu Bami ba kabiri ibice 4, turasoma umurongo wa 5 wonyine. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Umurongo wa 5 ni ukuvuga ngo nuko amusiga aho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Imana itugirire neza. Reka dusubiremo. Umurongo wa 5 aravuze ngo nuko amusiga aho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rero hano kuri 4 niho havuga ngo bukeye umugore umwe mu bagore b'abahanuzi. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma uyu mugore yari afite ikibazo cy'uko abana be bari bagiye kubatwara kugira ngo babakoreshe uburetwa. Imana itugirire neza. Uyu mugore yari afite umutware cyangwa se yari afite umugabo, ariko uyu mugabo yari yarakoreye Imana. Uyu mugabo yitwaga Obadiya, yari yaragiriye neza abahanuzi. Imana idufashe cyane. Ngo nuko igihe kigeze, hanyuma uyu mugabo wagiriye neza abahanuzi, ngo yari yarabagaburiye, akajya ahantu kuri botike, yarangiza agafata y'ibyo kurya akabagaburira. Yari yarabahishe ahantu mu buvumo, akajya abajyanirayo ibyo kurya. Ngo igihe kigeze rero uyu mugabo aza kuva mu mubiri. Imana itugirire neza. Aha kuri botike yajyaga yahafataga ideni. Imana idufashe. Ngo nuko igihe kigeze amaze kuva mu mubiri, ngo nuko uyu mwishyuza aza kwishyuza uyu mupfakazi. Mu bigaragara yari amaze kuza igihe kinini. Ngo nuko arangije aramubwira ati rero niba ubuze icyo kunyishyura, ngiye gutwara aba bana bagende bambere abacakara, bagende bankorere, ideni nirirangira nzabakugarurira. Imana itugire neza cyane. Hanyuma uyu mugore agira ikibazo, aravuga ati Imana, umugabo wanjye yakoreye Imana, umugabo wanjye yagiriye neza abahanuzi, Imana ibi bintu wabyemera, ibi bintu mbese nyine arasenga, yinginga, yibuka yuko hari umuntu ushobora kumufasha mu kigerageza agize ute arimo. Imana itugirire neza. Ngo nuko ariruka ajya kubibwira Elisa. Ariko haleluya, ajya kubibwira Elisa. Ngo nuko aramubwira ati umwishyuza yaje kunyishyuza kandi ntabyo kumwishyura mfite. Ngo nuko Elisa arangije aramubaza ngo mbese ufite iki? Ngo nuko uyu mugore arangije aravuga ngo ntacyo, icyo akora mfite agatonya bita akadondi kutuvuta, ako ngako niko nsigaranye. Imana itugirire neza cyane. Aramubwira ngo utwo duvuta dukeya ufite, genda mu baturanyi utira ibintu, ugende no mu nzu yawe, nurangiza umaze gutira ibintu ubizane, ndetse wikingiranye n'abana bawe. Nuko twa tuvuta ugenda urasuka muri buri kintu cyose. Imana itugirire neza.
ngo nuko uyu mugore arangije abigenza gutyo, aragenda atira ibintu, arangije araza, ageze mu mata nawe byari biri mu nzu arabikusanya, ngo yinjira mu nzu, ngo arangije arafunga, ngo we n'abana be aratangira asuka hehe muri bya biti. Ariko Imana ishimwe, hari igihe ugera mu kigeragezo ukagera mu ntambara zikomeye ukibwira ko nta muntu wo kukurwanirira, ariko Kristo arahari wo kukurwanirira. Nubwo intambara yaba ikomeye ariko Imana ibasha kukurwanirira, nubwo wabona ko bikomeye ariko Yesu afite imbaraga Aleluya! Imana itugirire neza cyane. Reka nongere ngubwire ngo Imana ikugirire neza kandi yongere iguhe ibyiringiro, ngo nuko ibintu bimaze kuzura, ngo arongera kubibwira Elisa, ngo nuko Elisa aramubwira ngo genda. Haleluya! Aramubwira ngo genda ufate ayo mavuta ugende uyagurishe, asigaye agutunganye n'abana bawe. Imana itugirire neza. Imana ijya ibasha kumenya umuntu ari mu kigeragezo, Imana ijya ibasha kumenya umuntu ahari kubona bikomeye, intambara zikomeye, ibibazo bihari, Imana ikakurwanirira, Imana ikakurengera. Reka ngubwire ngo aho waba uri hose ufite ibibazo bikugoye, ufite intambara zikugoye, Kristo azi kuzirwana. Icya mbere ni ugusenga ukayibwiza ukuri. Imana itugirire neza cyane. Biza Imana ukuri, uyibwire ngo ni mu kigeragezo, ni mu ntambara zikomeye, ariko Yesu izo ntambara zose azi kuzirwana. Ariko haleluya! Waba ucogoye kubera ko wahuye n'ibigeragezo, waba ucogoye kubera intambara, waba ucogoye kubera ibibazo, ariko reka mubwire ngo Yesu ari mu kazi. Imana ijya ibasha kurwanira umuntu ikamubera amaso, wagashoboye kwibera amaso, Imana ikamurwanirira, ikajya imuvuganira. Reka ngubwire ngo wa mugabo we nawe, wa mubyeyi we nawe, wa mukobwa we, Imana izi kurwana urugamba ndetse ikarurwana aho utari. Imana itugirire neza. Imana yica iperereza ry'umwanzi ku buzima bwawe. Aleluya! Pesitayabone. Imana ikugirire neza cyane. Waracogoye kubera ibigeragezo, waranamutse, ntambara zakubayeho uri muri korari, wangije uranamuka, ariko reka mubwire ngo Kristo ari mu kazi. Aleluya! Naho umwana w'umuntu atakurwanirira, ariko Imana ibasha kukurwanirira. Imana ikakuneshereza, ikamenya ibyiherereye, ikamenya aho inama zikorerwa, ikamenya aho abakugambanira bari. Ariko reka ngubwire ngo Yesu naza guhana ibyo wakoze byose, Imana izabicisha imbere y'amaso yawe. Imana igufashe cyane. Nasomye ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 20:11. Reka tuhasome. Yeremiya 20:11 haravuga ngo ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari iteye ubwoba, nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda, bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge. Imana itugirire neza. Turasubiramo. Ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari iteye ubwoba, nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda, bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge. Kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ariko Uwiteka ari kumwe nanjye. Uwiteka ari kumwe nawe, ameze nk'intwari iteye ubwoba, nicyo gituma abakurenganya batazatsinda, ngo bazamwara kuko batagenze nk'uko umwami wacu agize ute ashaka. Imana itugirire neza. Izo nama zose bazikora Imana ibireba, izo nama zose bazikora Uwiteka bareba, yarangiza akanabaseka, yarangiza akabisekera, ariko ibyo byose Uwiteka azabikurikirana. Uko bikurikirana Yesu azabishyira ku murongo, akubwire ngo bya bindi wakoze wabikoze wihishe, ariko aho wabikorera baza bikugira ute, bikukureba.
Imana itugirire neza, Imana idufashe, kandi Imana yongere kwimane, yongere yimane ubuzima bwawe, yongere yimane, yongere kwimane, yongere gutekerezeho. Haleluya. Topestaya bone sanse Gustine Vosari bone. Uwiteka Imana kurengere, Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kwambika imbaraga, Uwiteka yongera kuvuganire, Uwiteka yongera hagurukana bari baguhagurukiye, Uwiteka yongera hagurukana bari bakurwanyije. Mana ikugirire neza cyane. Birashoboka ko wari urwanyijwe, ariko Imana ikubereye maso. Ntabwo Imana yabyemera ije guhangana n'abahanganye nawe. Imana ije guhiga abantu bagize ute barimo baraguhiga. Mana itugirire neza. Nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ijya yubika imisozi itabimenye. Haleluya. Ariko haleluya, ikayubikana uburakari. Imana itugirire neza cyane. Mpamvu Imana ijya yubika imisozi abantu batanabimenye, kubera ko babimenye banakwica. Ariko Yesu we ibyo byose abasha kubikora abantu badahari. Yarangiza akabikumenyesha akakubwira ngo mwana wanjye nakurwaniriye, nakurengeye, mwana wanjye hari ibyo nagutambukije. Birashoboka ko Imana ikubwira ngo itegura ugiye guhura n'urugamba, ariko Uwiteka akubwira ibyo yarangije gukora ndetse n'ibyo yarangije gushyiramo powa. Imana itugirire neza cyane. Imana igikubwira ngo mwana wanjye nakurwaniriye, igikubwira bicaye ibintu yarangije kugira ute kubikora. Imana itugirire neza cyane. Wari ucitse intege, wari wihebye, wari unaniwe, ariko Uwiteka Imana yongera gusubizamo ibyiringiro. Yesu yongera kurwanirire, Yesu yongera kubera ambasaderi. Uwiteka Imana yavuganye n'abantu badahari, izabisohoza abantu bahari. Yesu azakurengera, Yesu azakurwanirira. Birashoboka ko wari umaze igihe kinini mu ntambara, birashoboka ko wari umaze igihe kinini ufite ibibazo, ufite ibiri kuguhiga n'ibiri kukurwanya, ariko reka nkubwire ngo Yesu ari mu kazi. Haleluya. Imana iri mu kazi. Yesu akugirira neza cyane, kandi Imana ikwambika imbaraga. Imana ifite imbaraga yongera ikurwanirire. Imana yongera ikubere maso, yongera igushyigikire. Birashoboka ko wari umaze igihe kinini urwaye, warabuze uko wabigenza, ariko reka nkubwire ngo Yesu araje kandi akoze imirimo n'ibitangaza kuri wowe. Imana ikugiriye neza. Yesu yarambwiye ngo nize nkubwire ngo humura. Yesu yarambwiye ngo nubwo urugamba rukomeye, Imana ije kukurwanirira, Imana ije kukubera maso, Imana ije kuringaniza ahataringaniye. Imana ikugiriye neza cyane. Imana yarimbwiye ngo nimubwire ngo nubwo ubona byari bikomeye, nubwo igare ryari rikubanye rinini, wareba hirya ukabura igisubizo, ariko reka nkubwire ngo Yesu ari mu kazi. Nubwo wabonaga umwishyuza ari hafi yawe, ari kukubwira ugashaka wamwihisha ukahabura, ariko reka nkubwire ngo uje kukwishyurira arahari. Imana itugirire neza cyane. Nawe wari ufite ikibazo, wari ufite ideni maranye igihe kinini, wari ufite ideni muri banki warabuze ubyishyura, ariko reka nkubwire ngo Imana ije kukwishyurira. Imana ije kukurengera. Imana ijya ibasha gucisha inzira aho zitari. Imana yagiriye neza ubupfakazi, nuko umugabo we yakoze neza, akagirira neza abantu b'Imana, akabagaburira, afata amadeni ndetse akabagirira neza, akabahisha. Imana itugirire neza cyane. Nawe gira neza wigendere. Imana ikugirire neza. Imirimo wakoze niyo izagira ute, niyo izaguherekeza. Niba wagize nabi, imirimo wakoze izaguherekeza. Niba wagize neza, imirimo wakoze izagize ute, izaguherekeza. Imana ikugiriye neza. Reka nkubwire ngo ngera utekereze neza. Niba hari aho wagize neza, ubwire Imana ngo Mana hari aho nagize neza, nirangize wishyuze, ubwire ngo Mana hari aho nagize neza.
nanjye ngeze mu bibazo, ngeze mu ntambara, ngeze mu bigeragezo, nta wundi wandwanirira usibye Yesu, usibye Kristo wenyine ukwiriye kukurwanirira. Muntu yaguhinduka ariko Yesu niwe utaguhinduka. Imana idufashe cyane, umuntu yaguhinduka ariko data wa twese ntabwo ajya ahinduka. Yesu nashimwe cyane. Birashoboka ko waba waracogoye kubera abantu, warananiwe kubera abantu batumye ucogora, abantu batumye unanirwa, abantu batumye usubiza amaso inyuma. Tugiye gusenga Imana, ariko reka nkubwire ngo Kristo yongera kurengere, yongera kugirira neza, yongera kwandika imbaraga, yongera kuvuganire. Imana idufashe cyane. Hari umuririmbyi nigeze gukunda, umuririmbyi wa 270, umuririmbyi wa 272. Imana itugirire neza cyane. Umuririmbyi wa 272, Imana idufashe cyane. 272, igice cya 3 kivuga ngo referi kuvuga ngo kwirembo ari kwirembo nuko araze, Yesu araze kandi ageze kwirembo ari kwirembo nuko araze, Yesu araze kandi ageze kwirembo. Nihaza buri ntambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Yesu nashimwe cyane. Nari ngambiriye kukubwira iki gice cya 3 kiri kuvuga ngo intambara ntizizahora, nta nubwo amahoro azahora, nta nubwo amahoro, yego, intambara ntabwo zizahora. Sore munihanganire, intambara ntihazabura, intambara ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho ibyaha. Yesu nashimwe cyane. Bivuga ngo intambara uko byagenda kose ntabwo zizabura, ibikugaragaza ntibizabura. Uko byagenda kose, uko byaba biri kose, Yesu ibyo byose arabizi. Ariko haleluya. Kandi bakananira ngubwira ngo waba uri umuswa, waba uri umunyabwenge, uko biri kose mwigira mu ishuri rimwe. Yesu nashimwe cyane. Waba uri umuswa, waba uri umunyabwenge, amahoro y'ishuri ni rimwe. Imana itugirire neza cyane, kandi Imana itwambike imbaraga, kandi burya uwo dutegereje ni umwe, ni Yesu. Yesu atugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko wacitse intege, wanamutse, wasubiye inyuma, ariko reka nkubwire ngo wicogora, winanirwa, Yesu ari mu kazi. Aho waba uri hose birashoboka ko wacitse intege, ariko reka nkubwire ngo niwumve aya magambo, wongere wisubiremo, wongere utekereze, wongere wisubireho, ubwire Imana ngo Mana, hari icyo numvishije kandi nkwiriye gutunganya. Yesu nagaruka azasange mpagaze mu mwanya neza. Imana itugirire neza. Mana data wa twese, uri umukozi w'umuhanga, witwa Uwera, natwe turakubashe, kandi imbaraga zawe zirakomeye, nukomeze ubane natwe. Nyakubahwa uyu mupfakazi yarihanganye, ahura n'umwishyuza, ariko ubana nawe uramurengera, akomeza arasenga. Cyane ryawe ryarangiye ngo ahirwe yihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa
kwambikwa ikamba ry'ubugingo. Hanyuma rero ihanganisha abantu bose babuze kwihangana, kandi Data wa twese ubambitse imbaraga ndetse wongere ubabere maso, izina ryawe nirishimwe. Urakoze Yesu, gumana natwe kandi tube hafi, tugire neza kwambika imbaraga. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.